Yesi nabibabwiye rero ko hari ibibazo bitandukanye ugomba kwibaza niba ushaka kwimenya. Ntago buryo ushobora kwimenya hari ibyo utisobanukiweho, yaba mu buryo ufata imyanzuro cyangwa se iyo uciye mu bibazo runaka ubyitwaramo gute cyangwa se uko wabayeho. Buriya amateka yacu ari muri kimwe mu bintu bitugize bishobora gutuma umenya ngo ngiye nkurikije aho nanyuze, nkurikije ibyo naciyemo, nkurikije aho navuye, nafashe imyanzuro ingana gutya. Hari igihe usanga abantu baraciye mu kibazo kimwe ariko uko bakitwaramo bikaba atari kimwe. Ibibazo rero impamvu ugomba kubibaza mu buzima nuko buriya kugira ngo ugire aho uva n'aho ujya hari ikintu kigupushinga. Hari igihe usubiza amaso inyuma ukareba ibintu wanyuzemo, ukareba uburyo wabyitwayemo, ukavuga ngo wenda nabyitwayemo neza akankomereza, wenda nakoze nabi reka mpindure. Ikindi bituma ubasha kumenya ubushobozi ufite, ububasha ufite, imbaraga ufite n'intege nke ufite kugira ngo ubashe gutera imbere cyangwa se ubashe gukora cyangwa se ubashe kugera ku bintu ibyo ari byo byose mu buzima, yaba mu mibanire, yaba kuri wowe ku giti cyawe, ndetse yaba no mu buzima bw'amafaranga cyangwa se bw'iterambere ry'imitungo n'ibindi bifatika. Twinjire ku bibazo. Ni ibibazo bigera kuri 25 gutyo. Ibi bibazo biraza kugufasha wowe ubwawe kwisuzuma, kwisubiramo, wirebe wowe imbere, wirebe mu buzima bwawe, hanyuma uvuge ngo njyewe ndi muntu ki. Umaze gusubiza ibibazo uraza kwigenzura uvuge ati akuzi koko nteye gutya, uziko meze gutya, uziko bimeze gutya, twagiye. Ikibazo cya mbere ni irihe jambo ryasobanura uri we baramutse babajije abantu bawe ba hafi, abo mukorana se, inshuti zawe, umuryango wawe, babana mufitanye isano, babajije ngo kanaka udukurikiye urinde, ni irihe jambo wumva ryasobanura uri we? Hari ukuntu umuntu avuga ati kanaka umufunga mutwe, kanaka umunyamushiha, kanaka umwana mwiza, kanaka ugira umuntu cyane, bitewe ni irihe jambo nyine ryagusobanura ku buryo babajije ikibazo abantu bawe ba hafi, ashobora kuba ari famiye yawe, inshuti zawe, babantu mwirirwana, babantu mukorana, bakababaza, cyangwa se abakiriya baza muri serivisi zawe n'abandi ba hafi babajije ngo ndinde, wowe babajije ikibazo ngo urinde, abo bantu bakababaza bavuga kurinde. Nago nzi ngo bavuga kurinde, ubwo ni wowe ubizi. Niba utabizi uzashaka umuntu akikubarize, ko ugiye kwibariza bashobora kubeshya, bashaka kuvuga ngo atamenya ko mufata gutya, atamenya ko bimeze gutya, keretse ubizi neza ko ari umuntu uri buvugisha ukuri, ari bube honest. Iki kibazo rero ni ikibazo kigufasha kumenya neza uko abantu bagufata, uko bagutekerezaho, uko ese bagufata nkande muri sosiyete ubamo, bagufata nk'umuntu umeze gute. Ibyo ngibyo birafasha cyane. Ikibazo cya kabiri ni ikihe kibazo abantu bakunda kukubaza cyangwa se kukwibazaho. Hari ukuntu ushaka kubwira nk'umuntu ngo ni ikihe kibazo cy'amatsiko wumva wambaza, akakubaza wenda, cyangwa se ni ikihe kintu kigaruka kenshi mu bintu abantu bakunda kukubaza cyangwa abantu bakunda kukwibazaho. Ibi ngibi bituma ubasha kumenya ngo ni ibihe bintu abandi banyibazaho, ni ibihe bintu abantu bifuza kumenyaho, ni icyo abantu bakunda kumbaza kenshi. Hari igihe abantu bashaka kuba bakubona ukuntu gutandukanye n'uko umeze. Hari igihe nk'umuntu akubaza ese kuki utajya uvuga, ni urugero, kubera ko ahora abona ucecetse, kuki utajya uvuga, kandi uyu muri wowe imbere urabizi kuri sharp, uri umusazi, wenda uri umuderangero ukubagana, ugatungurwa no kumva abantu nka 5 bose bahora bakoza ngo ese kuki utajya uvuga, ni urugero. Cyo ntago ari ni ikintu umuntu ashaka kukwibazaho bitewe n'uko ari kukubona inyuma, akahita gutekerezaho ikintu akaba yakikubaza. Mu bibazo abantu bakunda kukubaza ni ikihe gikunda kugaruka kenshi, abantu bakwibazaho cyangwa se bakunda kukubaza kenshi. Aka kanya nkubajije, ubwo twageze ku kibazo cya gatatu. Aka kanya nkubajije ngo ninde ntwari yawe, wasubiza ko intwari yawe ari ndashaka kuba ari n'ikintu simbizi, ashaka kuba atari umuntu wenda runaka. Impamvu nuko iyo isubije iki kibazo bituma ubasha kumenya niki nifuza, nihe nifuza kugera mu buzima. Yivuze ngo ngiyewe mbona nka kanaka ari intwari yanjye kubera ko mbona wenda simbizi, ufite uburyo bisobanura bitewe n'uwo witwa intwari yawe, kubera ko byagenze gutya na gutya, cyangwa se kubera ko wifuza kugera gutya mu buzima. Ni nko kumenya ikintu kiguha imbaraga, gituma wumva kabisa ugomba gukomeza ukabaho, kigupushinga bitewe n'uko wamenye ngo ninde ntwari yanjye. Ikibazo cya kane ni ikihe kintu gihambaye mu buzima, gikomeye kurusha ibindi byose waba waragezeho, icyo uvuga ati iki ngiki nicyo kintu gihambaye nagezeho mu buzima. Impamvu ugomba gusubiza iki kibazo nuko ugomba kumenya
mu buzima tuba twarageze ku bintu byinshi bitandukanye, ku ntsinzi zitandukanye cyangwa se ku gutsindwa, ariko mu bintu byose wagezeho kugira ngo uvuge ngo iki ngiki nicyo gihambaye, ushaka gutungurwa nk'ubu ngubu umuntu akubwiye ati wageze kuri ibi n'ibi wenda ni nk'ibintu 5 wagezeho, ugasanga wowe icyo wita ko gihambaye wagezeho, undi muntu si icyo abona ko gihambaye, kubera ko umuntu nyine ntago ari wowe wenda ari kubona kakandi ari gato, ariko wowe urabizi ko ariko kantu gahambaye kuri wowe, ni wowe ubona ko icyo kintu gihambaye mu byo wagezeho mu buzima. Aka kanya umuntu akubajije ngo ni ikihe kintu kuva ubayeho kugeza uyu munsi gihambaye wagezeho, gikomeye kuri wowe wagezeho, wamubwira ko ari ikihe? Ubwo ni wowe ukizi, ubyisubize. Ikibazo cya 5, iyo uhuye no gutsindwa, iyo ugeze hahandi ibintu byanga, hahantu bikunanira, ubyitwaramo ute? Ubigenza ute? Iyo uhuye n'ikintu kikakunaniza cyangwa se ugatsindwa, ashaka ari ikizami, ashaka ari ibintu byakunaniye, ashaka ari business yahombye, ashaka kuba ari iki, iyo ibintu byanze mu buzima ubigenza ute? Hari abahita babivamo, hari ugenda akajya kwiga akazagarukana ubumenyi bumufasha kurenga cya kindi, hari uhita ahindura akajya mu bindi abona bikunda. Iyo ibintu byanze akavuga ati nibibi byanze wahise ntakome, ibi buryo byanze kankomereza ibumoso. Gutyo wowe iyo ibintu byanze, ntago nshaka ngo hano uhita usubiza gutyo utabitekerejeho. Tekereza ku bintu wagiye utsindwa mu buzima, ibintu byagiye bikunanira mu buzima, urebe uko witwaye, uko niko witwara. Kuko akakanyusha kuri kudukurikira ugataha kubera ko kageme kunda kuvuga muri business time ngo niba uguye ngero uhaguruke igira gutya na gutya niko ndasubiza. Wisubize ibyo njya nkubwira, wisubize ibyo wasomye mu gitabo, wisubize ibyo wumvise, ahubwo irebe wowe ubwawe, urebe ahantu wigeze kunanirwa cyangwa se gutsindwa mu buzima, urebe uko witwaye. Ese nabigenjeje ne? Nararekuye, narongeye nyuma nza gukomeza, narahinduye, nabigenjeje gute, witwaye gute? Ikibazo cya 6, mu bantu bose bari close kuri wowe, babantu bawe ba hafi, ashaka ari inshuti, ashaka ari umuryango, ashaka ari abo mukorana, nabahe bantu 3 bingenzi mu buzima bwawe uvuga ati mu bantu banjye ba hafi bambwiye ngo ntoranyemo abantu 3, mvuga ati aba ni abantu bingenzi ku buzima bwanjye, cyangwa se nibo bantu numva bari close cyane kuri njye, nibo bantu numva bari hafi yanjye kurusha abandi mu buzima bwanjye. Urebe mu nshuti, urebe mu muryango, urebe no mu bo mukorana. Hari n'igihe ushaka gusanga wenda ntabo, simbizi, wowe bakubwiye ngo hitamo abantu 3 mu nshuti zawe, mu muryango wawe, mu bo mukorana, ba bantu uvuga ati aba nibo bantu banjye ba hafi kurusha abandi, wahitamo bande? Ikibazo cya 7, nigize kubabaza ngo nibihe bintu wagezeho bihambaye mu buzima. Icyo cyari ikibazo cya 4. Ikibazo cya 7 noneho, hari ibintu uterwa ishema nabyo, hari ibintu waragezeho bihambaye mu buzima. Ibi biratandukanye bitewe na experience y'ubuzima wagize, bitewe n'ibintu waciye, mashako atari ikintu gihambaye wagezeho. Urugero wenda ntibibe nko kubakopeza, hari igihe ushobora warahuye n'igishuko gikomeye pe, hari ukuntu umuntu ashobora, n'urugero nk'umuntu ashaka kugushetera nk'amafaranga menshi cyane kugira ngo muryamane, n'urugero kugira ngo ubashe kureka ayo mafaranga nka miliyoni nka 50 cyangwa 100, ubihakane, bikaba byari ikintu kigoye mu buzima. Kuba warabashije kuvuga ngo hoya, ukaba ari ikintu wumva utewe ishema nacyo, urumva icyo gihe ntago biri muri bya bintu bihambaye wagezeho bigaragaza success yawe cyangwa se intsinzi mu buryo bundi bukomeye, kimwe nuko bishobora kubamo. Hano rero ikibazo cya 7 kiragira giti, ni ikihe kintu mu buzima wumva utewe ishema nacyo kurusha ibindi byose wanyuzemo cyangwa wabayemo mu buzima bwawe, ukavuga ati iyo ntekereje iki kintu kintera ishema? Ibi ngibi iyo usubije iki kibazo bituma ubasha kumenya ibyiyumviro byawe, ubasha kumenya experience y'ubuzima cyangwa se ubuzima wanyuzemo uko bumeze, uko wabwitwayemo, n'icyo uha agaciro mu buzima. Kuko iyo uvuze ati ngewe nabashije, interwa ishema no kuba narakoze iki, cyangwa kuba narageze kuri iki, cyangwa no kuba naritwaye gutya, icyo kintu kigutera ishema kurusha ibindi byose mu buzima wanyuzemo ni iki? Icyo kintu nukimenya, uraza kumenya ibintu uha agaciro mu buzima, uraza kumenya ibyiyumviro byawe uko bimeze, uraza kumenya uko witwara. Ikibazo cya 8 kiragira kiti, ese igihe ufite free time, nta kintu cyo gukora ufite, ntago wagiye ku kazi cyangwa se uri no ku kazi nda nta kintu uri gukora, nta plan zindi ufite, nibihe bintu uhugiramo iyo nta kazi wapanze, nta hantu wapanze kujya, nta kindi kintu, nta kazi ufite, nta hantu wapanze kujya, nta yindi plan hari, ukora iki?
muri free time yawe, mu gihe cyo kuruhuka cyawe aba ariko tukita, mu gihe nta kintu ufite cyo gukora, icyo gihe ukimaze iki? Uraryama, ujya gukina, ujya kuri chat, buri wese afite icyo akoramo muri cya gihe, nta kazi gahari, nta kintu cyo gukora afite. Iki kibazo rero kiraza kugufasha kumenya ese igihe cyanjye ntafite ibyo mpugiyemo nk'imirimo cyangwa se nk'ibindi, gikoresha iki. Hanyuma ikindi biraza kugufasha kumenya ibindi bintu byagutwaye umutima kurusha akazi, ibindi bintu nk'agaciro, ibindi bintu bigukurura, ibindi bintu wumva nyine waha umwanya wawe kurusha mu gihe utari mu kazi nyine, usibye akazi, usibye ubuzima bwo gushaka amafaranga, usibye iki. Iyo ibyo ngibyo bidahari, njyewe igihe cyanjye cyitwa ko ari icyo kuruhuka cyangwa se ntacyo ufite cyo gukora, mba mpugiye muri utu ngutu. Utwo tuntu natwo ni utuntu tugukurura, biraza kugufasha kumenya utwari two. Ikibazo cya 9, nihe mbogamizi ikomeye cyangwa se ikintu kigoye wahuye nacyo mu buzima kurusha ibindi byose? Wahuye n'ibintu bigoye byinshi, ariko icyo uvuga ati kabisa iki kintu cyari gikomeye koko, cyari kigoye cyane. Ahangaha biraza kugufasha kumenya ukurikije aho uhagaze uyu munsi cyangwa se uko umeze uyu munsi, uraza kumenya aho waciye, ibihe wanyuzemo n'uburyo wabirenze. Hari ikintu uba warahuye nacyo kikagukubita pe, cyangwa se ari ingorane wahuye nayo igoye, uraza kusubiza amaso inyuma umenye icyo kintu kigoye wahuye nacyo mu buzima, umenye nuko wacyitwayemo cyangwa se uko wabigenjeje. Ni nko gusubiza amaso inyuma ukareba ko hari ibintu wigeze kurenga burya mu buzima, ntabwo ari uyu munsi bikomeye gusa, n'ikindi gihe bigeze kugukomerana kandi urabirenga. Sinzi uko wabirenze, niba ari mu buryo buhoraho cyangwa se ari bw'igihe gitoya, ibyo ni wowe ubizi, ariko subiza amaso inyuma urebe ese ni ikihe kintu kigoye, nihe mbogamizi igoye nahuye nayo mu buzima ikomeye. Hanyuma ikibazo cya 10 kiragira kiti, ese ni ahahe hantu ku isi ukunda, hahantu uvuga ati kabisa hano hantu ni ari ukuntu umuntu umva akunda, wenda ku mazi, abakunda inyanja, abakunda kujya mu mashyamba, abakunda gusura amaparke, abakunda ibiki, hari ahantu ku isi uvuga ati hano hantu ni ahantu hanjye kabisa, hano hantu ni heza, mbonye amafaranga hano hantu nahagera, hano hantu ndahishimira. Bitewe nyine, hari ahantu uba wumva wasura ufite ubushobozi, ubashe kubona amafaranga. Ni ahahe hantu kuri iyi si, cyangwa se muri iki gihugu cy'u Rwanda cyangwa mu kindi gihugu uherereyemo, niba ari Burundi, niba uri hehe, nahe hantu ukunda ariko utarakandagiza ibirenge byawe, utarabasha kugera, ariko wumva uvuga uti hari ahantu kabisa shango mbe nzahagere kabisa, ni hehe? Iki kibazo kukibaza bigufasha gusobanukirwa neza, ese ni hehe mba numva nishimye, ni ahantu hanezeza, numva najya nkumva ndatuje, numva ndaruhutse, nkumva ndishimye. Ntabwo abantu dukunda ahantu hamwe, na nubwo dukunda ibintu bimwe. Ahangaha rero hazagenda hagufasha kumenya neza 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 ibyo ukunda cyangwa se ibintu bikunezeza. Niki wibuka, hari ukuntu usubiza amaso inyuma ukibuka mu bwana bwawe, ni ikihe kintu wibuka neza ukakibuka nkaho cyabaye ejo? Hari ukuntu usubiza nk'amaso inyuma mu bwana bwawe ukibuka nyine uko mwabagaho, ukibuka ibintu wahuye nabyo uri umwana, ariko kumva hari utudetayi utibuka neza. Ahangaha rero ndashaka za vivid memory, kwa kundi wibuka ibintu kumva neza urabyibuka, ukaba iyo shusho uri kuyikurura neza nkaho byabaye vuba kandi ari ibintu bya kera ukiri umwana. Ni ikihe kintu wibuka cyane kurusha ibindi byose mu bwana bwawe? Iki kibazo impamvu kugisubiza biragenda bigufasha kumenya ibintu by'ingenzi mu buzima bwawe bigendeye kuri experience cyangwa se ku byo wagiye ucamo mu buzima, n'ibyakwinspire cyangwa se ibyaguteye umuhate mu gukura kwawe. Hari igihe ushobora gusanga icyo kintu wibuka nkaho cyabaye ari ikintu kibi, ariko icyo kintu kibi kuba cyarakubayeho bikaba bituma hari uko witwara uyu munsi ugendeye kuri icyo kintu cyakubayeho. Hari igihe ushobora kwibuka ugasanga icyo kintu ni ikintu cyiza, ugasanga kuri uyu munsi hari uko witwara biturutse kuri icyo kintu cyiza, wenda se n'inzibutso zawe n'ababyeyi bawe, wenda se n'ibiki simbizi, ariko ugasanga hari ukuntu cyakwinspiye mu gukura kwawe, hari ukuntu mu gukura kwawe cyagize uruhare runini mu gutuma witwara uko witwaye cyangwa se ukura uko wakuze. Bishobora kuba byarabaye byiza cyangwa bikaba bibi bitewe n'icyo wanyuzemo icyo ari cyo ndetse n'uko wacyitwayemo. Ni ikihe kintu nk'urwibutso rwawe rwo mu bwana ufite ukibuka ukumva neza uracyakibuka bien? Ikibazo cya 12, ndamutse nkubajije aka kanya ngo wowe mu mboni zawe uko ubibona,
ubona ari ikihe kibazo sosiyete, yaba sosiyete nyarwanda reka bariyo dufata cyangwa se n'indi y'igihugu urimo, ni ikihe kibazo ubona sosiyete iri gucamo muri iyi minsi cyangwa se iri guhura nacyo muri iyi minsi, ikibazo uvuga ati iki ngiki ni ikibazo gikwiriye kwitabwaho kurusha ibindi byose? Iki kibazo iyo ukibajije bigufasha kumenya isi utuyemo uko imeze, sosiyete ubamo uko iteye, bigufasha kumenya abantu muri kumwe, abo muturanye, igihugu urimo, aho ukorera. Ibibazo bihari, ndi muri sosiyete imeze gutya, ndi muri sosiyete iri guhura n'ibi bibazo, ndi muri sosiyete imeze uko. Hanyuma nanone ukamenya nawe ibyo wizereramo, kuko mu bibazo byose sosiyete icamo ni byinshi, haba ubukene, haba indwara, haba ibyorezo, haba ibibazo bitewe n'amagenerasiyo runaka, ibintu bitandukanye, kugira ngo wowe uhitemo kimwe uvuze ati ngewe iki ngiki mu bibazo byose sosiyete ifite, iki kimwe nicyo mbona cyakabaye cyitabwaho kurusha ibindi. Hari impamvu, biterwa na experience y'ubuzima bwawe, biterwa n'ibyo uri gucamo, biterwa n'ibyo ubona, biterwa n'uko uteye cyangwa ibyo wizereramo. Ubwo rero nahaweho kureba ngo aka kanya ni ikihe kibazo ubona sosiyete irimo ifite cyakabaye cyitabwaho cyangwa gikwiye kwitabwaho kurusha ibindi. Ikibazo cya 13, uramutse usabwe kugira ikintu kimwe uhindura kuri wowe ubwawe, kuri personalite yawe, ku buryo uteye, ni ikihe kintu wahindura? Impamvu ugomba gusubiza iki kibazo kiraza gutuma umenya ngo ni ibihe bintu ntishimira kuri njye. Hari abuzumva avuga ati ngiye nakwifuza ko wenda umubiri wanjye uhinduka, siritu niba afite nk'umubyibuho ukabije, nyine mu miterere yawe, yaba uko uteye, mu buryo bw'imitekerereze, mu myitwarire, mu buryo buri fizike, inyuma ku ruhu rwawe, haramutse hagize ikintu kimwe ushaka wahindura kuko uteye, kuko uremye, kuko umeze, ni igiki wahindura? Biraza kugufasha kumenya ibintu bikubuza amahoro cyangwa se nawe utishimira kuri wowe ubwawe. Ikindi, kumenya ikintu utishimira cyangwa se kikubuza amahoro kuri wowe ubwawe ni byiza, kubera ko bituma ubasha kugira self awareness, bituma ubasha kwimenya, kamenya n'ingamba washyiraho. Niba wenda usanze ikintu nahindura, wenda numva nareka wenda gufata ibiyobyabwenge n'urugero, byibura uremera ko wabaye addicted ku biyobyabwenge, cyangwa se wabaye addicted ku nzoga, cyangwa se kubyibushye bikabije, cyangwa se ko wirarira, cyangwa se kubeshya, cyangwa se simbizi, niki wumva wahindura kuri wowe, uba wiyize ubwawe. Byibura kwemera ko icyo kintu atari cyiza, cyangwa se kwemera ko utanyuzwe n'icyo kintu, ni intambwe ya mbere yo gushaka uburyo wanyurwa nacyo niba utabasha kugihindura, cyangwa se wagihindura igihe bishoboka, kabone n'ubwo byagutwara igihe kinini. Hanyuma ikibazo cya 14, uramutse umenye ko hari ikintu kitameze neza mu modoka urimo, ashaka ari imodoka yawe, ashaka ari imodoka urimo bagutwaye, se ni bisi, se ni iki, uramutse umenye ko imodoka ifite ikibazo kandi uyirimo yicayemo, ni cyo kintu wakora bwa mbere? Wabigenza ute? Ahangaha icyo wakora cyangwa se uko wasubiza ni abantu bakurikira Relaxem nigeze kubabaza ngo uramutse uri kumanuka nk'ahantu wenda ugiye mu gishanga se cyangwa iki, ugasanga amazi yuzuye, wenda ari babyita gutya ingarani, rigori kwa nini, ariko nini kandi ni ahantu hari amazi menshi. Ndakubaza ngo wasimbuka, wabanza ugashyiramo akaguru, wajya gushaka igiti ugakozamo ukareba aho amazi agera, wabanza ukareba uko abandi bari kwambuka, wahita wisubirira inyuma, wabigenza ute? Buri wese afite uko yasubije, mfite nuko nagiye mbabwira buri gisubizo icyo gisobanura. Na hano rero impamvu ugomba kwibaza ngo ese imodoka ndimira munsi igize ikibazo nabyitwaramo nte, ukuntu usubiza hano bigaragaza uburyo ushakira ibisubizo ibibazo bije bitunguranye. Uramutse uhuye n'imbogamizi mu buzima busanzwe ukuyita witwara, icyo uri busubize hano uraza kumenya ati ya kabisa uyu ningi yo mpuye n'ikibazo kintunguye bimeze gutya mbigenza uko. Uraza kubihuza nyine n'ibibazo by'ubuzima busanzwe, ubashe kuba wabimenya. Wicaye muri bisi cyangwa se uri mu modoka yawe, uri kugenda umenye ko imodoka yawe ifite ikibazo, sinzi icyo wahita ukora. Wenda nk'abantu babakanisha leta avuga ati ngiye nahita mpagarara nkayikanika, ko yaka imodoka wenda urumva ni ikintu gisanzwe, ariko tunabihuje nuko nguko ko gusimbuka ingarani runaka, nuyisimbuka uraba wambutse. Hari uwajya gushaka igita kumva ko hareshya, hari uwajya gushaka ibita kubakiraho akagenda, hari uwareba uko abandi bambuka, hari uwahita yisubirirayo, hari iki, buri wese bitewe nuko abyumva. Nawe uraza kumenya ko uko uhangana n'ibibazo yihuye nabyo, niba uyita uva kwizima, niba ujya gusaba ubufasha, niba ubanza kureba abandi babinyuzemo ko babigenjeje, niba ubanza kugira amakenga, niba simbizi uko ubyitwaramo, niba uraza kubimenya bitewe n'igisubizo utanze hano.
Ikibazo cya 15, iyo abantu bakuzengurutse no kuvuga za nshuti zawe, abo mukorana se, abo mu muryango wawe, iyo abantu nyine bakubwiye ibibazo bafite, iyo inshuti yawe ikubwiye ingorane iri gucamo, amagorwa ifite, ibibazo bikomeye iri gucamo, ubyitwaramo ute? Bigutera impuhwe ku kigero kingana iki mbese? Ubigenza uti iyo inshuti yawe ije akakubwira ati shati mfite ibibazo, nyine akakubwira challenges ari guhura nazo cyangwa se imbogamizi cyangwa ingorane cyangwa se ibibazo, ubigenza ute? Uyibwira ngo iki? Uyitwaraho ute? Bigenda gute? Iki kibazo kukibaza bituma umenya ese ibibazo by'abandi bijya bimpangayikisha, ese iyo abandi bafite ibibazo mbasha kwihagararaho nkamenya kudasesagura mu gihe abandi, hari abantu bagira impuhwe cyane ku buryo afata n'imitungo ye akayitagaguza ku bandi bari guca mu bibazo, ku buryo hari abantu bashaka kukumanipira cyangwa se bakaguprofita akavuga ngo Kageme ndamuzi, iyo mubwiye ko mfite ikibazo iki arahangayika akahita nshakira amafaranga, reka nze mubwire ko byacitse. Hari abantu bameze gutyo, ba manipulateri bahoraho. So ugomba kumenya ngo iyo umuntu ambwiye ibibazo bye, inshuti mbwiye ko ifite ibibazo, mbyitwaramo nte? Nisubiza gute? Niba wenda ari ubuzima bugoye cyangwa se ari ubushobozi bwabaye buke, njyewe mbigenza nte? Nyitwaraho gute? Nyibwira gute? Mbigenza gute? Ibyo biraza gutuma umenya impuhwe zawe uko zingana n'uburyo nyine ubasha kwitwara mu bibazo by'abandi. Ikibazo cya 16, ukora iki kugira ngo ubashe guhangana na stress? Iyo ugeze muri cyagiye wumva mu mutwe kabisa ibintu biri kukuvanga, kugira ngo uhangane na stress ukora iki? Niki kikumara uwo munaniro w'ubwonko? Niki kikumara uwo mujagararo? Niki kikumara iyo stress? Hanyuma ikibazo cya 17, ukiri umwana mutoya ni kihe kintu wakundaga gukora? Kwibaza iki kibazo, ibingibi bigenda bigufasha kumenya amakuru akwerekeyeho ukiri umwana cyangwa se ibyo wanyuzemo ukiri umwana, ukareba niba muri iyi minsi wenda ari byo wakuriyemo cyangwa se iyo mpano warayitangiye kera ukaba uyizamuye ubu, cyangwa se warahindutse, waratanye, wararetse ibyagushimishaga iki. Ni nko kumenya ngo nkiri umwana nari muntu ki, nakundaga ibiki, nishimiraga ibiki. Hanyuma noneho ibyo ngibyo bishobora kuguha icyizere cy'ikintu wakora cyangwa se cyo gukomeza ibyo urimo cyangwa se cyo gutinyuka ibintu utinya kwera ko usanze no mu bwana byari ibintu byawe wakundaga. Ikibazo cya 18, ni ibihe bihe by'ibyishimo wagize mu buzima bwawe? Iyo usubije amaso inyuma ukibuka niki cyagushimishije mu buzima, cya kintu uvuga ati kabisa iki gihe narishimye byadanje birenze. Hari ibintu byinshi byagushimishije, ariko icyagushimishije cyagiye wagize umunezero kavuga uti kabisa ndumva nishimye. Kibazo iyo ukibajije bibasha gutuma ubasha kuvumbura muri wowe niki mpagaciro, niki kintu kibasha kunezeza mu buzima. Ugendeye ku bintu byagiye bigushimisha, ugenda umenya ngo ariko uzi koko ndi umuntu ushimishwa n'ibintu bimeze gutya na gutya, kuko ibyo bintu byose ugenda usanga hari ahantu bigenda bihurira. Ikibazo cya 19, ni ikihe kintu udashobora kuvuga ku muntu uwo ari we wese? Ni iyihe comment udashobora gushyira ku muntu? Hari ukuntu ubona abantu ibintu byabaye ukumva abantu bari kuvuga gutya, ariko wowe muri wowe hari ikintu udashobora kuvuga ku wundi muntu niyo byagenda gute. Hari ikintu uvuga ati sha rwose umva ko mvuga ariko ibingibi nta nubwo muri dictionnaire yangira iryo jambo ribamo, nta nubwo mu kanwa kangira iryo jambo narivuga, ntibishoboka. Sinshobora kubwira umuntu icyo kintu, cyangwa se sinshobora kuvuga iki kintu ku wundi muntu uwo ari we wese. Biterwa n'umuntu imirongo yihaye ntarengwa. Hari igihe uvuga ati iri jambo si rishobora gusohoka mu kanwa kanjye, iki kintu sinshobora kukivuga ku wundi muntu bitewe n'impamvu runaka. Ntago ndi bubyinjiremo kwenda nabanza nuri kubakopeza. Ni ikihe kintu uzi nawe udashobora kuvuga ku wundi muntu, niyo yaba ari umwanzi wawe, niyo yaba ari iki, udashobora kuvuga ku wundi muntu? Gusubiza iki kibazo bituma ubasha kumenya aho ugarukira mu buzima, imipaka yawe mu buzima ni iyihe, ukanamenya n'uburyo witwara mu bandi. Hari nk'ijambo umuntu avuga ukikanga ukavuga ati riri si nk'umuntu abasha kuvuga ririya jambo gute, bikago ndabivuga mukahita mwumva ibishego, ariko hari niba atari ibishego ukumva umuntu abivuze nko ku muntu ukavuga ati seriously umuntu nkuriya agatinyuka akavuga ikintu nk'icyo. Hari n'igihe umuntu avuga ijambo runaka ukamunyuzamo ijisho bitewe n'uko uko wamutekerezaga ntiwumvaga ko yatinyuka kuvuga iryo jambo. Kubera iki? Wowe ntushobora kujya mu ruhame ngo uvuge iryo jambo, cyangwa se ntushobora gutinyuka kuvuga icyo kintu ku muntu uwo ari we wese. Nahanye ho kubisuzuma. Ikibazo cya 20, iyo ugeze mu bantu tuvuge wenda hari ibirori byabaye se hari iki watumiwemo, iyo ugeze ahantu hari abantu benshi gutyo
birakorohera kuvugana n'abantu bashyashya udasanzwe uziranye nabo, cyangwa ukomeza kuba uri kumwe n'abantu usanzwe uzi. Hari ukuntu ugera ahantu wenda ni ikirori, urumva hari abantu ubuzi, hari n'abo utazi. Hari umuntu byorohera kuhita agenda ku bantu bashyashya akavuga ati ndi kanaka, nkora hanaha naha, wese bitewe nawe ati nanjye nduwaha, mukavugana akahava yagize inshuti nyinshi. Hari n'umuntu ugenda akagenda areba nta muntu tuziranye uri hanura, kugira ngo yisange muri ba bantu basanzwe baziranye, bari bo bicarana, bari bo bavugana, bari bo baba bari kumwe. Iyo ugeze ahantu hari abantu benshi gutyo, uhita wisanga byoroshye ku bantu bashyashya, cyangwa uguma gukomeza kuba mu gikundi kimwe n'abantu musanzwe muziranye. Iki kibazo iyo ukibajije bigufasha kumenya niba uri introvert cyangwa se uri extrovert. Bigufasha kumenya niba uri umuntu usabana, uri sociable, cyangwa se uri umuntu utirekura. Niba ugumana n'abantu usanzwe uzi, ni uko uri umuntu utajya wirekura mu buzima bwawe. Niba uhita wisanga ku bantu bashyashya utamenyereye, ni uko uri umuntu usabana. Ese uramutse uhawe umushinga w'igihe kirekire, cyangwa se ikintu ugomba gukora mu gihe kirekire cyane, uhita utangira ako kanya bakibiguha, urabanza ugategereza ukabyigaho neza, ubigenza ute? Impamvu ugomba gusubiza iki kibazo biragufasha kumenya uko wibona ku bijyanye n'umurimo cyangwa se n'akazi, ukanamenya ese iyo uzi ko ikintu kitihutirwa ari ikintu cy'igihe kirekire, bizatwara igihe n'iki, niba uhita ubijyamo cyangwa se ubigenzamo gakeya. Iyo usabwe gufata imyanzuro ikomeye mu buzima, hari igihe biba ngombwa ko ufata umwanzuro bigoranye, wabanje kubyigaho no kubitekerezaho n'iki. Ubigenza ute kugira ngo ufate umwanzuro ukomeye? Ubigenza ute? Impamvu ugomba kwibaza iki kibazo ni uko ugomba kumenya uburyo ubasha guhandoringa bya bihe bigoranye, bya bihe bisaba kubanza gutekereza, gushyiraho umutima, gutomboza. Se hari ibintu biba bigoranye, hari imyanzuro ufata ugasanga nimpitamo iki ndabura iki, nimpitamo iki birangiza iki, ukavuga uti kamfunga amaso kampumirize nemere nkora iki nubwo mbizi ko kirangiraho ingaruka izi. Imyanzuro igoranye mu buzima ni imyanzuro imeze gutyo, ni bya bintu ubizi neza ko nubihitamo hari ikindi urahomba gikomeye. Nyine ufite guhitamo kuko byose ntibishoboka kubikorera rimwe, cyangwa se ntibishoboka kubihitamo byose. Icyo gihe ugeze mu gihe gisaba guhitamo bigoranye, amahitamo agoranye, ubigenza ute? Hanyuma umuntu akubajije aka kanya ngo ni ikihe kintu, ni iyihe routine, mu gifaransa babyita routine ariko no mu cyongereza bavuga routine, ni ikihe kintu uzi ukora buri munsi, uhora ukurikiza umunsi ku munsi, umunsi ku munsi? Urugero nko koza amenyo, abantu benshi muri gitondo mwoza amenyo, abantu benshi, ntabwo ari bose ariko abenshi. Nawe tubwire ni ikihe kintu uzi mu buzima bwawe washyizemo ukavuga ati iki ni ikintu nzajya nkurikiza buri munsi buri munsi buri munsi? Gusubiza iki kibazo bituma ubasha kumenya mu buzima bwawe ukoresha igihe gute, umunsi ku munsi n'ibihe bintu bihora bigaruka mu buzima bw'umunsi wawe. Uko nguko ni ku munsi wawe umeze bitandukanye n'ubundi muntu. Hanyuma ikibazo cya 24 ni ibihe birori cyangwa se ibintu bihuza abantu benshi uba wumva wakwitabira? Waba ufite ubushobozi, tutitaye ku bushobozi, tutitaye guke, nibe ibintu bigukurura. Hari abantu bumva habaye umupira gashyuha kumva match rwose agomba kuyijyamo, cyangwa se ndakaba atayijyemo kuko adafite amafaranga yo kwinjira muri stade ariko yakwifuje kuba arimo. Hari umuntu ukunda ibitaramo, hari umuntu ukunda kujya mu ma event ya fashion, y'amafilime, se nyine mu birori bihuza abantu benshi. Hari abajya mu biterane, hari abajya mu iki. Nibe ibintu bigushamadukisha kabisa ukumva wabihindiriye, kumva ushaka kubijyamo. Bya bintu uvuga ati ngibi ni favorite yanjye, ibi ngibi kabisa nabijyamo butarambirwa. Nihe nkunda kujya, nabahe bantu nkunda guhura nabo, cyangwa se nibihe bintu binezeza mu buzima ariko iyo ndi kumwe n'abandi bantu benshi, kuko ari ibyawe ku giti cyawe washyiramo n'akazi cyo kakabyinira mu rugo. Muri event ziguza n'abantu benshi, nibihe bintu bigushishikaza, nibihe bintu bigushimisha bihuza abantu benshi ukavuga ati ibintu rwose ngomba kubijyamo, cyangwa se nakifuje kuba mbijyamo, wenda bitewe n'akazi ukora ushobora kutabona umwanya, aho ukavuga ati ngiye mbona umwanya ibi bintu nabyitabira. Hanyuma ikibazo cya 25 mu bintu bibiri ngiye kukubaza, ari ugusoma ibitabo cyangwa se kureba filime, ni iki wahitamo? Wahitamo gusoma ibitabo cyangwa se wahitamo kureba amafilime? Nyine ukunda iki? Ukunda gusoma ibitabo cyangwa uri umuntu ukunda kwirebera amafilime? Ubwo iyo tuvuze amafilime ntago tuvuze ubwoko bwa filime, ubwo hitazamo n'abakunda kureba imiziki, n'abakunda kureba imipira, upfa kuba ari ibintu nyine uri kureba muri TV. Ibyo bitandukanye n'umuntu uri kureba mu mapuro uri gusoma, nkuko n'ibitabo ushobora gusoma ibyerekeye ibintu ibyo ari byo byose. Ibi ngibi nabyo bigufasha kumenya icyo ukunda mu gihe uri wenyine.
mu gihe uri guspendinga igihe cyawe uri wenyine, nihe wigira, niho ukura amakuru, nihe wungukira ubumenyi, niho ukura ibindi bintu bishyashya bitandukanye, kuko mu mateleviziyo, mu mafilime, mu bintu bitandukanye, mu biganiro n'ibiki byose hari ibyo wungukiramo, ariko nanone no mu bitabo naho hari ibyo wungukiramo. Ubwo rero uri umuntu ukunda gusoma ibintu by'ibitabo by'impapuro, cyangwa uri wa muntu ukunda kureba ku ma ekara? Ikibazo cya nyuma, wizera abandi ku rugero rungana iki? Hano ikibazo kugira ngo nkikubaze neza, wizera ko abandi bantu muri rusange bagufiteho umugambi mwiza cyangwa ntabwo byizera? Hari umuntu uba ufite ibibazo ndabyita by'ihungabana by'umutekano by'iki, ugahora wumva ko buri muntu wese ashaka kukugirira nabi. Hari n'umuntu wumva nta birenze, umuntu se yagutwara iki, yabangirira nabi se ngo nkureho iki, ko tutadikanyije, ko ntari mukeba we, reka kumva nyine umuntu nta kibazo. Impamvu ugomba gusubiza iki kibazo bituma ubasha kumenya niba wibona neza mu buzima cyangwa se wibona nabi. Ko wizera abantu buriya bituma umenya uko wibona. Niba uca ku bantu kumva ko bari kukuvuga, bivuze ngo ntago wumva ko abantu bagufiteho imigambi myiza, uhora wikeka, uhora wikemanga, uhora utizera abantu. Niba uca ku bantu baseka uti buriya ninjye basetse, niba ujya kureba umuntu hagati handabazi n'iki wumva nyine udafitiye icyizere abandi, urumva ni wowe ufite ikibazo. Ntago wumva utekanye iyo uri mu bandi, ntago wumva ko abandi bagutekerezaho neza. Icyo gihe ubasha kumenya uburyo wowe ufite esprit positive cyangwa se ntayo. Hanyuma ikindi binatuma umenya uburyo witwara mu bandi, kuko niba abantu wumva utabizeye, harimo akantu ko kubatinya cyangwa kubakwepa, hari uburyo nyine udapfa kwirekura, ugira aho ugarukira. Ibyo ngibyo uraza kumenya ikigero biriho. Nibyo ngibyo nababwira, ibyo bibazo nubyibaza uraza kumenya ngo njyewe ndi umuntu umeze gutya, ndi umuntu ufata imyanzuro gutya, ndi umuntu waciye muri ibi ugeze aha, ndi umuntu ufite imbaraga zimeze gutya, ndi umuntu wageze ku bintu bihambaye ibi, ndi umuntu waciye mu bintu bigoranye bimeze gutya, ndi umuntu ubana n'abandi gutya, nteye gutya. Ese wabashije kwimenya?